cy'umugabo aba agiye kugukinaho muri icyo gitondo ni iki? Ngo barabikoze iryo joro rya kabiri mu minsi 3 yari yamaze gutwita inda yari yamaze kugeramo. Bivuze ngo yananiwe kumutera inda kubera ko atarazi kubikora. Kuva mu gitondo ni tiku mu gitondo saa 3 saa 4 buri nyuma y'iminota 30 ukabona umugabo akurebye igishisho no kutibikira mu cyumba vuba kuba cyane. Sasa abo bashyitsi baravuga ngo iki? Ikaze inshuti bakunzi bacu ba Divine Miséricorde Iwacu Rwanda TV, twongeye kubaha ikaze, turabakiriye aho muri hirya no hino, abari mu majyaruguru, abari mu majyepfo, abari iburasirazuba n'iburengerazuba, aba diaspora namwe tutabibagiweho muri hirya no hino mu bihugu bitandukanye, abari i Burayi nyine, muri Amerika, turabasuje cyane, mugire amahoro y'Imana bane namwe. Turabakunda cyane kandi natwe turabizi ko mudukunda, turabishimira. Rero mu uyu munsi nongeye kubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ikiganiro cyacu kigiye kugaruka ku ngingo nyinshi zitandukanye, ariko inyamukuru cyane naje nyibagezeho mu kanya nyuma yo kongera kwibwirana n'abatumirwa turi kumwe aka kanya. Rero umwe we umuntu asanzwe mumenyereye, we rwose ntabwo ari mushyashya kuri mwe, muramumenyereye, ariko arongera biyibutse n'abandi bashyashya bose baba bari mu kuza kuri channel ari bashya, bashobora kubona iki kiganiro batarabonye ibindi byabanje, bakamenya uwo bari kumwe n'uwo bagiye kuganira muri iki kiganiro. Reka duhere rero haruguru ibumoso bwanjye, ubwo ni vuga ibumoso bwanjye, arabari ibumoso bwe, hanyuma atangira abibwira, hanyuma dukomeze n'ikiganiro cyacu. Ikaze, tuhaye ikaze rero kuri mikoro zacu za Divine Miséricorde. Nimutangiye mwibwira abakunzi bacu. Murakoze, nitwa Umutoni Divi, mama Inana Layani. Twishimiye kubana nawe. Okay, turabakiriye cyane, murakoze. Nanjye bandika Disa Byoha. Ndishimiye kubana namwe, bimaze iminsi nari nawe mu Rwanda, murakoze twanyakira, twakoze kubana namwe muri iki kiganiro. Okay, bitari ibanga, wabaga mu kihe gihugu? Iminsi ndi Dubai, hari utuntu Murakorayo. Dubai hameze gute muri ino minsi? Izuba ni ryose cyangwa hari ubukonje? Gusa muri make mu Dubai tujya tubona ari ahantu heza cyane ku mucanga. hari amahumbezi ameze neza. Ubushyuhe bwo ntibwabura, byo ni ibisanzwe. Ni ibisanzwe. Ntibwabura. Muri biriya bihugu ubushyuhe buba ari bwinshi cyane. Ubwo ntabwo bwabura. Uko biri. Bari ahantu mujya mukunda kujya kwidagadurira ku mucanga rwose, ngo haba hameze neza cyane. Ngo mu gihe cy'ubushyuhe rwose abantu bari hafi. Yego se? Bazatujyanye umunsi umwe se natwe ukadutembereza, ukatwereka hariya kuri uriya mucanga. Uzasubira next year cyangwa next week? Bivuze ngo ufite igihe kinini hano noneho. Urasa neza gusa hakuguye neza. Mu busanzwe se ko n'ubundi mbona hari ukuntu usa na Divine, hari isano mufitanye na Divine ko mbona mwenda gusa n'ubundi? Isano ryo rirahari, urumva ni mukuru wanjye. Mu bintu imwe? Turakurikirana. Oh wow. Rero kubera ko Divine njya nkunda kumugendera kenshi cyane, nkunda kuza kumusura hano mu rugo, ariko ntabwo abavandimwe be bose of course yigeze abanyereka, bazajya agenda batwereka buhoro buhoro, hanyuma tugende tumenyana, wasanga nanjye hariho nzateretamo umwe muri bo. None se ko bagufashe nyine wamaze kwibera umugore, data we hari ufite umukunzi se? Ubu nta kuntu dushaka kubiganiraho tukareba ukuntu twabyaranze. Ndamufite, simeze nk'abantu b'iki gihe bavuga ngo nta mukunzi mfite kandi bo bafite. Mbese nta kuntu dushaka kubihindura, wenda ukagira ukuntu nanjye nkinjiramo. Ubu wamaze gutera kashe? Yateye kashe byararangiye? Nta n'umuntu wawe ufite? Atari we bucura. Niyo bucura?
ariko hasi niba udafitemo umuntu wawe wagira mubyara wawe cyangwa muri bene wanyu kuko ndabona muri famiye yanyu mushobora kuba mutanga abana beza cyane basa neza. buriya ni ukuzamushaka tukamuba nk'igihe yabonetse cyangwa imana nayo ifite ukuntu yabipanze yabona ukwiye niwiguha. Ese Merine bitari ngo nanjye mvuze Merine mvuga izina rya mukuru wawe nawe ngo ajya agira izina ryitwa Merine ngo ni ajya aryitwa Joha. Bitari ibanga murateganya kuduha amazi vuba? Amazi azaza mu gihe kizaza kitazambiranye ngo tube tunanura mu muhogo umunyu mwinshi kositime hafi aho ngaho rwose muzaze tumwe turye kabisa vuba aha ngaha bitari keza. Nizere ko invitation yanjye uri buze kwibuka uyime singigenda utayimpaye Divine. Yego okay, reka rero ngira ngo abakunzi bacu mwabyumvise uyu nubwo nanjye nari ntangiye kuroba ariko nyine nje gusanga nyine bitagishobotse ngo bamaze gutera kashi ngo ntibyavamo ariko afite bene wabo nabo bakiri abakobwa bandaza kumwegera ndebe ko hari ukuntu yaza kongeza nyine azabingiremo nanjye nzabone umwana mwiza usa nkamwe ariko gusa Divine ndamukunda nyine urugo rwe ndarukunda niba nkunda kuza kumusura kenshi cyane none ngize n'umugisha mise mahurira na murumuna we none ndabona famiye yabo bose ni beza cyane ndabona muri beza pe. Divine mwari murahari murakomeye? Ejo bundi hari ikiganiro wanyujije kuri channel urimo urabaza umugabo wawe ibibazo abakunzi bamwe barabikunze nanjye ndi mu bakunze kiriya kiganiro wakoze urimo urabaza umugabo wawe ibibazo bitandukanye byahise bituma ngira amatsiko kuvuga ngo reka nongere ngusure nanjye ngira ibyo niganirira nawe none ngize amahirwe mwese masanga n'umushyitsi cyangwa se n'umwana wawe bisa nkaho biri bugende muri uriya mujyo n'ubundi bijyanye n'ikijyanye n'umubano cyangwa se impanuro zimwe na zimwe zijya zihabwa abana b'abakobwa cyangwa se abadamu baba bagiye kubaka ingo icyo bita gushinga ingo. Ufite experience ihagije ku kijyanye no kubaka urugo ngira ngo nubwo Joha tubwiye ko nawe mu minsi iri imbere hari ukuntu biri buze kugenda ariko biragaragara ko umurusha experience kuko hari byinshi uzi hari byinshi wabonye. N'iki watubwira muri make ku kintu kijyanye n'urugo? Ese ubona urugo ari ibintu kubaka urugo ubona ari ibintu byoroshye ubona se ari ibintu nuko umuntu uwo ari we wese abyuka mu gitondo cyangwa se agasinzira nijoro akarota ugacya mu gitondo ahita yubaka urugo? N'iki wabitubwiraho nk'umuntu umaze kugira experience mu rugo? murakoze. Iyo umuntu nyine agize mu rugo wisanzure fifi nyine wisanzure tubwize ukuri nyine tubwire neza wisanzuye kugira tubyumvire. Ageze mu rugo ugira imana ugashaka neza ukubera bwiza. Iyo ugize chance nkeya ugashaka nabi nabyo ntabwo bikubera bwiza. Niyo hahandi usanga ushatse umugabo ejo mugakora divorce kandi muba mwashakanye mwishimye munezerewe nyine mu urwo rukundo. Buriya abantu baravuga ngo ujye ukundana n'umuntu ugize imana ugakundana na musaza wawe mwavukanye mukava mu indimu ntabwo ibibazo biba mu ngo biba bibaye. Ibaze kubana na musaza wawe mwavukanye kuko nibyo uba umuzi nawe kandi niwe wamumenye ntumenye ijana ku ijana biba bigoye. Rero nk'uko uvuze ngo ufite experience mu rugo nanjye ntabwo ari nyinshi ariko uko biri hari ibyo umaze kumenya nka Joha utarabigeraho. hari ibyo umaze kumenya. Urugo ni ukwihangana ni uguceceka ikibazo cyawe ukakimenya wowe n'uwo mwashakanye ukumva ko nyine atari ibintu byo gusakaza hanze ukabimenya ukamenya n'ukuntu mubikemura. Hari igihe ushaka umugabo afite akazi anytime akakabura. Iyo akabuze rero twe nk'abakobwa cyangwa abagore tuba tumva ko isi tuguye hejuru. Hari byinshi bigabanuka keya ziragabanuka
utuntu yakuzaniraga twa hato na hato turagabanuka, we ntiwumve ko ari akazi rimwe na rimwe yabuze. tukanahagarara ahubwo Niyumve ko ari akazi yabuze, wumve ko ubuzima nyine bwahindutse. yaciye nk'amabere, ari umuntu wirirwa uryamye mu rugo, yirirwa yicaye mu rugo. Oya, nawe ahubwo agira kuraje zo gushaka ayo mafaranga, ukomeze ukore. Rero niyo mpamvu hazamo ngo kwihangana. Ni ukwihanganira kuko uba uvuye mu buzima bumwe ugiye mu bundi. Abana utangiye kujya mu cyiciro cy'abana wabyaye, menyera kujya ugiye kujya urara wicaye. Urara wicaye, umwana umwana agutesha umutwe, umugabo azaba yiryamye. Uzajya avuga ati ariko ubundi uyu nguyu we ntabwo ari kunyumva. Ntiyanagubyuka byibura ngo anagire n'ukuntu agufashamo nibura. Nabyuke ngo anagufashe n'uwo mwana. Ukibaza kubera iki ubuzima ari njye wumva nabubamo njyenyine. Nyine ni ukwihangana, ni ukwikaruma, ukamenya gukanga situwasiyo murimo we n'umutware wawe, kuko next wenda y'ubuzima bundi buzaza ushobora kuza ari bwiza, ahubwo we icyo ugomba gukora ni ukutarambirwa. Ukutarambirwa ntabwo ari ngombwa ngo usohoke wiruka ujye kubwira abaturanyi ati umugabo yananiye, umugabo byagenze gutya, nta kintu amfasha, nta kintu akora. Rero njyewe ikintu naboneyemo experience wenda mu rugo, ikintu navuga kwihangana, kuko tuba twaravuye mu rugo, reka dufite ababyeyi batugaburira buri kimwe, udatekereza ngo igihe ikintu cyanonze bwa mbere ni ukumbaza ngo turateka iki, cyangwa se kumenya icyo uri buteke. Bakikubaza se donc ukibazwa n'abo mubana mu rugo, se ngo tugiye guteka iki, kumva biragucanze, kuko rero urumva uvuye mu rugo nawe wakubazaga ngo turateka iki, wasangaga ibintu byose biteguye, ngo ndashaka amafaranga yo kujya guhaha iki n'iki, wenda nta nayo ufite, ugasanga biragucanze, ukabura senga hamagara umugabo mubwire ngo amuhe amafaranga, nabyo ukumva ni kandi nyamara uzi neza ko nawe ahantu yagiye ntayo ari wabone. Nyine urugo ni danje, igize Imana nyine ugashaka neza, igize Imana ugashaka nabi, icya mbere ni ukwihangana, ukirinda gusenya. Gushaka neza utarajya kure, gushaka neza ushaka kuba wavuga ni gute, cyangwa gushaka nabi? Gushaka neza navuga nko gushaka umugabo umukundana, ufite amafaranga, ufite buri kimwe cyose, kuko nyine nk'uko nabivuze ushobora gushakana ibyo byose bifite, ahubwo iyo ushatse neza ukamenya kwihangana, ukihanganira n'uwo muri kumwe. Mbese nagenda akaza yasinze, nzamenya kwihangana gute kandi nta n'ibirayi yaguze? Kuri njye ku bwanjye numva Joha, wumva ku bwawe ku giti cyawe gushaka neza ni gute? Ni umuntu washatse gute, cyangwa umuntu ushatse umuntu umeze gute? Gushaka nabi n'umuntu washatse cyangwa se ubanye n'umuntu umeze gute? Gushaka neza no gushaka nabi ibyo nabigereranyamo, uriya utihangana ibyo byose ntabwo wabigeraho. Gushaka neza, washaka neza ugashaka umugabo ukunda, nawe ugukunda, Imana wenda ikabijyamo, ariko hagomba kuzamo ikintu cyitwa kugeragezanya cyangwa ikigeragezo hagati yanyu, kuko na Satani ntabwo aba yishimiye urwo rugo, ntabwo aba yishimiye ko rutera imbere, ntabwo aba yishimiye ko hari aho rugera, wagerageza kugira ngo abirwanye. Rero gushaka neza, ushobora gushaka neza umuntu ukunda, ugani wa divine nk'uko yari abisobanuye, akagira gutya umugabo akaba nta kazi afite, ariko atajemo kwihangana, cya kindi navuze kwihangana, ibyo ngibyo bituma urugo rwawe ruba rubi, cyangwa bigatuma rusenyuka, akavuga ati niho bituruka rero kuvuga ngo washatse nabi, kandi si ubwo washatse nabi, ahubwo kwihanganira icyo gihe umuntu wawe agezemo nicyo gishobora gutuma ushaka neza cyangwa ugashaka nabi, nicyo gishobora gutuma wenda umuryango wawe ugenda neza, mukabana neza, mugafatanya wowe n'umugore wawe cyangwa wowe n'urugo murimo, ariko nanone bigatuma
bishobora kugaragarira imbere y'abantu ko washatse nabi. Ni twebwe ubwacu tubigiramo uruhare kugira ngo urugo rugaragare ko ari rwiza cyangwa se rugaragare ko ari rubi. Rero iyo washatse neza ukihanganira ibyo byose, ukifata ukavuga ati igihe adafite akazi ngomba kugenda nkajya gushakisha tukaza tugashyira hamwe, kuko n'ubundi nicyo uba ugombwa ni ugushyira hamwe we n'umutware wawe mugafatanya muri byose kugira ngo mutere imbere cyangwa kugira ngo mugire aho mugera. Rero iyo ushatse neza uwo ukunda ntacyo mutageraho kubera Imana. Imana rero iyo ibonye kwihangana kwanyu ishobora kubaheramo umugisha. hari abantu twigeze kuganira bakajya batera sitori bakavuga ngo shaka runaka ngo yagize urushako rubi byatari none nawe tishati ariko turi runaka afite urushako rwiza. Iki twita urushako nyine kuri njye uko mbyumva hari ukuntu iyo bavuze ngo urushako rwiza n'urushako rubi, hari igihe ushaka umugore akakunanira akakubera ikigeragezo mu buzima bwawe no mu rugo rwawe, ugasanga ufite kwihangana nibyo koko, ariko mu by'ukuri nubwo ufite kwihangana uwo mubana we yarakunaniye yakubereye ikigeragezo mu buryo bwose bushoboka. Arakunaniza, arakugora, nibyo bya bindi Divine yavugaga avuga ati ukarara umwana arira, mu by'ukuri umugabo arakuryamye iruhande adashobora no kugira na gato yagufasha we byibura akanya gato ngo agufashe n'umwana nawe urebe ko wasinziraho n'umunota umwe cyangwa iminota ibiri. Buriya Divine urabona ko we arabizi neza cyane. Ku mwana ukivuka kuva ku munsi wa mbere kugera mu mezi 3 ya mbere abanza, kijya gihe uriya mwana aba agoranye cyane. Ugoranye niho hari igihe usanga ari wa mwana urara arira bukarinda bucya mu gitondo atagohetse adasinziriye, aribyo bimwe ababyeyi bajya bita ngo umwana ngo yarwaye icyo mu nda. Ariko mu by'ukuri simpamya neza niba ari icyo mu nda koko. Erega ntabwo ari iby'abana bose. Hari abana baba batagize nyine batarira, hari n'abandi baba barira. Ariko abenshi 80% barara barira bugacya. Abenshi barara barira bugacya pe. Reba umubyeyi watwaye inda kuva ku mezi 5 kugera ku mezi 9 ntiyashobora kuryama nawe ngo asinzire neza kubera kuryama n'uruhande rumwe atihindukiza ngo aryame impande zose uko abyifuza, ukongera andi mezi 3 yo kurara adasinzirirwa amaze kubyara. Sa mugani wumva ku mubyeyi w'umumama ari ikintu cyoroshye wa mugani koko. Ntabwo biba byoroshye kuko umumama ari umuntu uvuga imivugo runaka, abantu benshi baramuzi. Yavuze umuvugo w'ababyeyi w'abamama, umugore si umuntu, umuze ku mutima. Umugore si umuntu nyine, ariko nyine umugabo nawe yakaba yashyiramo nibura niyo miyaga akavuga ati niriwe imihanda yego ndi guhiga, ariko na madamu nawe ntiyicaye ntiyagohetse ntiyaryamye ngo asinzire, ariko nanjye reka mufashe utu tuntu ntabwo biba byoroshye. Bihise bituma rero ninjira muri cya kintu twita ngo ni blood shower zijya zikorerwa abadamu cyangwa se abakobwa. Mu by'ukuri hari impanuro zihabwa abakobwa bagiye gushyingirwa cyangwa abadamu bagiye kubana n'abagabo babo. Iyo mvuze ngo abakobwa cyangwa abadamu ngira ngo urabyumva. Hari umuntu ujya gushyingirwa mu by'ukuri adasanzwe ari umukobwa, ntabwo asanzwe ari umudamu, yari umugore abo twita abafiyemere, ariko noneho bibaye ngombwa ko ajya kubana n'umugabo noneho bya nyabyo by'iteka. Agiye afite nk'abana 2 cyangwa 3, ntabwo wamwita umukobwa, ni umudamu n'ubundi ni umugore, gusa ntiyari umugore w'umugabo ariko agiye kwitwa umugore w'umugabo. N'umukobwa rero ugiye gushyingirwa aribwo bwa mbere agiye kubana n'umugabo, hari impanuro bajya guhabwa. Izo mpanuro bakazihabwa n'abadamu cyangwa se n'abamama n'abandi bakobwa bagenzi babo. Bitumye nibaza iki kintu, ese blood shower abakobwa bakorerwa, buriya umukobwa ugiye gushyingirwa yakaba yakorerwa blood shower n'umukobwa mugenzi we utarajya mu rugo, cyangwa yakaba yakorerwa blood shower n'umumama wageze mu rugo uzi ibyo mu rugo ibyo ari byo. Tugendeye ku bintu abakobwa babwirwa muri blood shower, impanuro bahabwa,
nyine none impanuro bahabwaga na ba nyirasenge basigaye bazihererwa muri iriya gahunda ya nawe na Blood Shower nyirasenge yagiye. aba arimo, simvuze ko na nyirasenge aba atarimo n'abo bahari, ariko impanuro baba bari gutanga ni impanuro zireba buri wese, umukobwa uwo ari we wese ziba zimureba. Icyo gihe si yo muri kuko niba Blood ngenda Shower umumama Joe akaba ari umukobwa, naza muri Blood Shower yanjye ibyo bazavuga azabyumva, ariko harimo arabyumva bitari ku rwego rwe, atari ibyo nakora Blood Shower ye nawe azabwirwa ibyo bazabimubwira, yakabaye kandi abwirwa hazaba harimo abandi bakobwa bagize ute bagira bari aho nabo bari kumva ukuntu bizagenda. Uri kumva Blood Shower urumva ni impanuro baba bagiye guha umugeni ngo azagende afite impamba y'ubuzima bw'urugo agiye kujyamo. N'ubundi ntibibuza kuzikora ugasanga ejo akoze divorce, kubera uri kumenyereza umugabo ibintu utazahora umukorera, kandi byinshi tubyumva muri Blood Shower. Utararenga kure cyane Difi, byari ikintu ngiye n'ubu ngubu nshaka kubanza gucaho impaka cyangwa se tureba nimba ari n'ikintu kigomba kuzakosorwa. Umukobwa utagiye kugirwa iyo nama z'abashakanye muri make yakagombye kuza kugira inama umukobwa ugiye gushyingirwa, cyangwa yakagombye kuba ahezwa, ahubwo nta n'ijambo yakagombye kuba afite aho ngaho, ahubwo ijambo rikagirwa n'abamama cyangwa se ababyeyi bakuru baciye mu rugo bazi ibyo gukora. Yego, nibo bakabaye bari muri iyo Blood Shower. mbese iyo muri Blood Shower noneho y'abakobwa urumva niba ari Blood Shower y'abakobwa ni nka pati isanzwe yo kumusezera, aba ari nka pati. kuko hariya tuba twabisanishije, niba ari Blood Shower tugiye kumugira inama hakazamo abakobwa, ntabwo ababyeyi bari bwisanzure ngo bavuge, kuko babona ko harimo abana batoya, nabo niba ari ibisanzura ngo bavuge ko babona abamama, ngo bavuge babona abamama ibyinshi ntabwo baba babizi. Icyo mbona cyo rero, nimba ari pati iba ikozwe yo gusezera mugenzi wabo, njye numva ibintu bakagombye kubiparitashamo kabiri. Blood Shower ikitwa Blood Shower y'abamama bagiye kugira inama umukobwa ugiye gushyingirwa, cyangwa se kumuha impanuro no kumubwira uko mu rugo byifashe, urugo agiye kujyamo. Hanyuma abakobwa rero nabo bagategura umunsi wabo, bagahamagara wa mukobwa mugenzi wabo, bagakora iyo pati yo kumusezeraho kuko. Ariko sinumva ukuntu umukobwa utarigeze ugera mu rugo ajya kugira inama umukobwa ugiye kubaka urugo, ntabwo mbyumva neza. umukobwa bari aho ngaho gusa, ahubwo icyo gitekerezo baratanze cyo kuvuga ko bazabicemo kabiri, bajya ukwabo, yego bakajya ukwabo, abamama nabo bakajya ukwabo, kuko bagahamagara wa mwana ugiye kwinjira muri ya revo yabo, revo yindi, bakamugira inama badafite icyo kuvuga ngo harimo n'abana b'abakobwa, kuko bibaye nk'ibyo n'abana batoya b'abana b'imyaka 10 bakabaye bazamo, kandi ibintu bivugirwa hariya ntabwo byakabaye byumvwa n'umwana utaragera mu rugo. Hari byinshi bivugwa ugasanga wowe ugiye kubaka urugo. Biragaragara yuko rero iyi Blood Shower itegurirwa abakobwa bagiye gushyingirwa, irimo irategurwa nabi, bagashyiraho bakayitegurana nakwita amakosa, kubera ko uwo mwana w'umukobwa uje kwicara aho ngaho mu babyeyi agiye kumva ibyo ababyeyi bagiye kubwira wa mukobwa ugiye gushyingirwa, arabyumva uyu munsi, ajye mu yindi Blood Shower abyumve, ajye mu yindi Blood Shower abyumve. Ese we nagerwaho kugirwa inama, azagirwa inama y'iki? Kandi byose n'ubundi yarabyumvise. Blood Shower ibintu bivugirwamo kenshi ushobora gusanga ari uniform, kubyigiramo akabimenyereramo, urumva n'ubundi ujya kumubwira ibyazi, ni bya bindi bavuga ngo rutanze cy'uko hari abagomba kujya kuri side imwe n'abandi bakajya ku yindi side. Ni bya bindi rero usanga umukobwa ategurirwa Blood Shower mu by'ukuri ukabona amatsiko abifitiye, ntacyo bimubwiye, arumva ari ibintu bisanzwe, kuko aravuga ati n'ubundi ibintu bagiye kumbwira ni ibi n'ibi ndabizi, n'ubundi ndabyumvishe kwa runaka, n'ubundi ibyo bavuga ni uniform, ni bimwe ntibijya bihinduka, ukabona ntibimuteye amatsiko, ntibimuteye ikibazo, ntibimuteye n'ubwoba. Ariko rero mu by'ukuri yakaba yinjira muri kiriya gikorwa afite amatsiko yo kumenya ibintu agiye kubwirwa, afite amatsiko y'impanuro agiye guhabwa muri iyo Blood Shower agiye gukorerwa. Niyo mpamvu rero dusaba ababyeyi
dusaba abantu bategura blood shower ubutaha abari bubashe gukurikirana iki kiganiro cyacu bashaka ukuntu blood shower bayiha umurongo ufatika mamenye umurongo wa blood shower ni uwuhe, ni iki baba bagamije, blood shower ubundi ivuga iki, tugamije iki, tugamije kugera ku ki, ese runaka na runaka na runaka bakwiriye kuza muri blood shower, ese blood shower ko mutayitumiramo abagabo abapapa cyangwa abasore, abasore si ubundi wowe kuki nazo bagira oya bagira umuhungu se nabonye wayigize ngo nicyo bita ngo kugirwa inama cyangwa se kugirana inama aganira n'abapapa bakuru n'abamama bose bari uko bigenda kuko nawe nicyo gitekerezo ahubwo cyakaje abantu bakuru bakajya babaganiriza b'abapapa bamaze igihe bubatse bikagenda bibafasha bigatuma mwitwararika namwe mu ngo zanyu. n'abapapa n'abasore reka nabo baba bakeneye ababagira inama, nibyo bakeneye ababagira inama ariko icyo umugeni azagirwa inama wenyine umugabo agirwa inama nawe, icyo nkeneye kumvikanisha batandukanye abana batoya abakobwa inkumi bataragera mu nazo zijye zigenda zitegereza igihe blood shower yabo bazayibakorera bo kujya baza ibyo tuba byita kumviriza baje kumviriza baranabivuga ukabona barasetse, of course icyo cyo guseka rero biba birimo ugashibona umwana araturitse arasetse, ariko reka tubivuge bitari ibanga kuko ni ibintu tuhura nabyo kenshi buri munsi. Mu mama aricara arakubwiye ngo Joha ugiye gushyingirwa, uramenye ntuzigere ukora ikosa ryo kubyuka mu gitondo utabajije umugabo ngo ntabwo uri bwongere kunkenera, noneho umubyeyi nakubwira gutyo ko muhise murebana mugaseka se, iyo mvuze ngo ntabwo ari bwongere gukenera uhise umenya ibyo ari byo, uhise umenya ibyo ari byo, ngaho rero uhise useka. None imagine umwana w'umukobwa wicaye hariya utazi ibyo bintu, noneho emenyine ko nawe ntabwo abizi ko Joha ntabwo abizi, nawe agiye kubaza ngo ese icyo umugabo aba agiye kugukenera muri icyo gitondo ni iki, nabaza icyo kibazo uriya mukobwa azahita avuga ati reka twumve. Nk'umubyeyi w'umumama koko uzi icyo agiye gukora kandi yaguhamagaye kukugira inama, icyo bita gusasa ngo agiye gusasa icyo bita inzobe, akubwire kimwe ku kindi mu bintu bibera mu rugo, icyo bita amabanga y'urugo, atangiye kukubwira ngo kuno nkubwiye ngo ntuzabyuke mu gitondo utabajije umugabo ngo ese ngo ntabwo uri bwongere kunkenera, azahita avuga ngo ni cya gihe uba utemera kubyuka ngo ugende kuko uba utazi niba umugabo adashobora kuza kongera kwiyongeza nyine kubaka urugo gutera akabariro, nicyo bivuga ngo mu gitondo nyine bajya bavuga ngo mu gitondo ubundi ngo hari indyo, hari petit déjeuner ya mu gitondo y'umugabo, hakaba na deseri y'ifunguro rya nijoro ry'umugabo. Urumva icyo bivuze ngo umugabo atera akabariro nijoro, urumva kuko akenshi na kenshi twavuga ko aba avuye mu kazi, aba abonye umwanya wo kwita ku wo bashakanye cyangwa se kwita ku nshingano z'uwo bashakanye. Inshingano za mbere zihamagarirwa umugabo cyangwa umugore bashakanye no gutera akabariro cyangwa se icyo bita imibonano mpuzabitsina. Imibonano mpuzabitsina nicyo kintu cya mbere gihuza umugabo n'umugore ku babana mu rugo. Ubu twinjiye muri blood shower. Noneho natangira kuvuga ibyo ngibyo, wa mwana w'umukobwa wicaye hariya agatangira kugira ya masonisoni yabo, agatangira guseka, gushwanyuka, agaturika agaseka. Ese natangira guturika agaseka ngewe nk'umubyeyi urimo kukubwira ibyo ugiye kubamo mu rugo, urumva ntagiye gutangira kugira limite kuko hari n'ibindi ngiye kwinjiramo byari biremereye kuruta ibyo ngibyo. Ndibuka nanjye naciye muri Ecole de Fiançailles kuri Communauté de l'Emmanuel, hari umwarimu wigeze kuza kutwigisha dutera story, atubwira ngo hari couple yigeze kwigisha by'umubano ariko hari isomo batabigishijemo, isomo rijyanye no gutera akabariro cyangwa se gukora imibonano mpuzabitsina y'abashakanye. Noneho ngo bamaze kubana, umugabo ngo yamaze imyaka igera kuri 2 ataratera inda umugore we. Kubera iki? Ngo ntabwo yari azi nyine uburyo babigenzamo, bose basa nk'aho bari ari bashyashya cyane ku kintu kimwe n'ibyo. Nyuma wa mugabo yaje kugaruka cyangwa yakupe yaje kugaruka igisa kugisha inama wa mwarimu wabo,
aramubwira ati se ubundi iyo ugiye gutera akabariro bigenza gute? Aramubwira ati ngewe rero nyine mbikora gutya, ariko nirinda kujyana hirya cyane kuko mba mfite ubwoba yuko ngo ndi bumubabaze. Urumva nyine urumva iyo birekuye gutya bagomba kuvuga ikibazo cyane ari nk'imbere ya muganga. Iyo uri imbere ya muganga akavuga ngo vanamo imyenda yose uryame hariya, nta soni ugira zo kugira gute, kuko uba uzi uburwayi urwaye kandi ukeneye gukira. Nawe rero agiye nk'imbere y'umwarimu we nka muganga akeneye ko gukira uburwayi afite, kuko bagiye kwa muganga barapimisha ibintu byose basanga nta kibazo na kimwe bafite. Bati mumeze neza muri bazima, ahubwo kubera iki mudatwita, kuki mudaterana inda ngo mutwite? Ubwo rero nibwo yagishije inama umwarimu we ngo aramubwira ati rero ubutaha dore uko ugiye kubigenza, nugera mu rugo mugiye gutera akabariro, ntuvuge ngo arababara cyangwa aragira gute, wiyandayande rwose, ukora ibishoboka byose, imbaraga zawe zose uzijyana uko zingana. Nanze kubivuga mu izina ngo birambuye, kubera ko iruhande rwanjye hicaye undi mwana hano, nawe yahita aturika agaseka nk'uko b'abana b'abakobwa nabo bashobora guhita baseka bati ati kubera ko hari ibintu bitanu bitangiye kuvugwa mu mazina. We iyo couple babiyibwiye nyine mu mazina yabyo uko ari bubigenze, kuko bari batatu, yari mwarimu n'iyo couple nyine ya babiri, ababwira ukuntu bari buze kubigenza. Nyamara ngo barabikoze iryo joro irya kabiri, mu minsi 3 yari yamaze gutwita inda, yari yamaze kugeramo. Bivuze ngo yananiwe kumutera inda kubera ko atarazi kubikora. Hari umuntu ushaka kuvuga ngo se ngo gutera inda, ngo wabasha gutera inda, ngo gutera inda ngo hari ubwo bisaba ngo kubikora cyane, cyangwa se ngo kubikora ngo muri uburyo gutya na gutya na gutya na gutya. Biranashoboka ko n'indi ushobora kuyitwara biciye kuri resume wihanaguje y'umugabo wawe cyangwa se umukunzi wawe, ariko bikubiye gake cyane ku ijana. Ngira ngo bishobora kuba bifata nka 1 cyangwa 2 ku ijana, ntabwo ari ibintu bikubiye cyane. Ariko kugira ngo habeho gutwita k'umugabo n'umugore no kuba bakoze imibonano mpuzabitsina kandi bakayikora neza, iyo couple rero babikoraga nabi bigatuma hatabaho gutwita. Uko bantu bize muri Ecole de Fiançailles muri ya 2020, tumva iyo story barayibuka ku barimu bayigishije, barayibuka ko iyo story uko byagenze. So icyo nicyo nashaka wenda nubwo ngitinzeho, ariko icyo nashaka kumvikanisha, nagira ngo numvikanishe yuko abantu bategura blood shower bagerageze gusepara urubyiruko hariya rutarageza igihe cyo gushaka, batandukanye ababyeyi bagiye kugira inama uwo mukobwa, kuko bari abakobwa nta kintu bazi. Ikindi kintu nifuza ko bakongera amahugurwa, bajye bahamagara n'abapapa baze muri blood shower, abapapa bazane n'abagore babo, donc bajye baza ari couple. Rata bira bintu baba bavuga ngo ukora iki ni bake kwijana baba babishoboye, bake kwijana. Ariko azanye umugabo yamunyumuza, yamunyumuza ko bati none we kutabikuta jya ubinkorera, kurimo kuvuga ibi n'ibi kandi nkaba nabona ubinkorera. Abenshi bajya n'ubwoba bwo kubivuga cyane, byagorana cyane. Nubanga iyo blood shower ngiye kubwanye, blood shower rero ije mu n'abapapa, blood shower kubwanye ngiye numva ko yakabaye ari couple z'abashakanye, abamama n'abapapa, ariko abana abakobwa hariya batarashaka baje nicyo bita kumviriza, baje kumva ibitabareba, baje kumva ibitari kuri level yabo. Abakobwa nabo bajya bagira iyabo, bakabaye bagira iyabo, donc icyo bita iyo party yo gusezera mugenzi wabo. Ni nko kuvuga ko nyirasenge yagakwiye kumuganiriza, ariko hari abandi baje kumuganiriza. Yego, rero abo bandi baje kumuganiriza n'ubundi ntago ari amakupura azamo, ni abagore ku giti cyabo. Nyine tuvuge ko wenda ni urugero aho ari ba nyirasenge. Erega ni hahandi umwana usanga yakoze na divorce, kuko hari ibintu bamubwira n'umugabo wabo ntabwo aba ahari, kamemu usanga ubwiye umwana uzagenda ubikore gutya, wihiringe, wigire gutya, akabizana mu rugo ati uyu muntu ni umukobwa nashatse, ni umugore cyane, umugore cyangwa yarasase, ariko aba yari muri blood shower, uwo mugabo yabyumva akavuga ati biyende kuri experience yabo, bahuza ya ma experience bafite, bakavamo ikintu azajya akora ibyo abona bimworoheye. Si ngombwa ngo yivunagure, yivunike, yikurunge hasi, ngo ninjira aryame hasi mutambukeho. Reka nguhe urugero, utarava aho ngaho, nubwo usa nkaho biciye ku ruhande, ariko ubundi baravuga ngo
mu kinyarwanda cyiza bajya babwira abakobwa bo ntabwo njya muri blood shower ariko njya nganira na bamwe njya nganira na bamwe bakorewe blood shower cyangwa se bazijyamo sibyo akamubwira ngo kirazira kikaza arimo arabwirwa n'umugore mugenzi we ngo ntuzigere wima umugabo wawe ntuzigere wima umugabo wawe reka nkubaze ko hari abagabo bakunda biriya bintu babikunda nk'ikizi nk'isazi mubaye mwirirwanye mu rugo kuva mu gitondo ni tiku mu gitondo saa 3 saa 4 buri nyuma y'iminota 30 umugabo aba afite abari kuri level yo gushaka guplayinga sex nyuma y'iminota 30 buri nyuma y'iminota 30 imagine uwo munsi wose umugabo aho yicaye arimo arashaka ko agomba kubonana n'umugore we buri kanya ese urambwira inyamaswa n'inyamaswa ubwazo ziko zifite umurongo zigenderaho buriya hari inyamaswa idashobora kwegera iyindi itari mu gihe cy'uburumbuke inyamaswa nyinshi cyane inka zirabana mu kiraro ntishobora kwegera ariko itageze mu gihe cy'uburumbuke kwacyo inyamaswa yose ariko twebwe abantu buri segonda tiku umugore akaza akicara akakubwira ngo uramenye ntuzagire gute ntuzime umugabo wawe ese uri igiti uri ibuye uri iki icyo kintu wakivugaho iki igafata umuntu ikamutandukanya n'inyamaswa imbi inyamaswa nazo zifite umurongo zigenderaho umuntu agomba kugira umurongo agenderaho kandi siko buri umwe wese uwo mwanya urimo hari igihe wowe bikeneye utari muri gahunda nziza rero ntabwo ari ngombwa yuko yakwigisha gutyo nawe ugenda ubikora wihiringe nguko kandi wa mugani ushobora nawe gusanga bimwe birapfuye ngo uri kwihiga kuko bakubwiye muri blood shower ntuzigere wima umugabo ibyo biragendana na cya kintu twavugaga ngo ntabwo byemewe kubyuka mu gitondo ngo uve mu buriri ususa umugabo mu buriri utamubajije niba atari bwongere kugukenera niba atari bwongere kugukenera ibyo bintu birangana birimo biruzuzanya none se reka nkubaze akazi uri muriruka wakerewe ujye kubwira ntabwo nyine nagukenera ku kazi ngewe ubimbaje nawe ndagukeneye none yari umugabo wabyanga kuko ngewe buri nyuma y'iminota 30 yemba ngukeneye mbese niba ngukeneye ari ibyo nyine mubanga akazi kari buhagarare buri kintu cyose kwita ku bana cyangwa se kwita ku bindi kuzindi nshingano ziraza guhagarara kuko nge buri minota 30 ngenda gukeneye nta kintu uba witayeho nyine muri icyo gihe nahese urambwira ngo uwo muntu urimo n'abashyitsi baramutse baje uwo muntu urumva ari bumere ukabona umugabo wakurebye igishisho n'ukutibikira mu cyumba vuba cyane sasa abo bashyitsi baravuga ngo iki ngiye mbona hari ibintu bimwe na bimwe mu gihe cyacyo hari ibintu bimwe na bimwe mbona bibwirwa abakobwa muri blood shower ari nko kubashuka cyangwa kubashora babashuka ariko bo babuze ubwenge babushuka bavuga ati jya uha umugabo uko ubishaka uko wabitekereje uko akubwiye ati vaya utibike utibike vuba vuba byemera kare kirazi ntabwo byavamo kandi byonyine urugero watanze ntabwo turi inyamaswa umuntu ni umuntu inyamaswa nazo ni inyamaswa inyamaswa se zo zifite umurongo zigenderaho inota abantu babatawe ibintu byose mu gihe cyacyo ibintu byose mu mwanya wawe niba mufite abashyitsi menya ukuntu mugiye kubakira nyuma y'abashyitsi mushaka kuko ari byo mushaka ariko nibura umuntu nazanave mu rugo avuga ati mwamusuzuguye wasi no kuvuga ngo na nyuma y'abashyitsi wawe aza uri kumwe n'abashyitsi ukagira ubwoba iyo yaraje ugasanga abarwayi hamuka kubera umugabo ibi bintu byose tuba dukora cyangwa se tuba tubamo bigomba kuba bifite umurongo bigenderaho apana kubitwara mu kavuyo kubana n'umugabo mu rugo kubana n'umugore mu rugo ntabwo bigomba kuba ari intambara sibyo kubaka urugo si intambara kubana gushakana n'umuntu cyangwa mukabana si intambara ibintu byose aba ari ukubitwazamo gake kandi mukabitwara neza niyo mpamvu navuga ngo blood shower rero igomba kugizamo abapapa ikazamo n'abamama ariko abo bakobwa inyuma mugahita mubata ibishanga abakobwa nabo bajye bagenda cyangwa se bakaza bagasezera mugenzi wabo sibyo bakaza bagasezera mugenzi wabo hanyuma isaha yo kuganiriza umukobwa yagera bakabasezerera bakaba bavuye iruhande rwabo
kugira ngo abakuru baganire na wa muntu bagiye kwinjiza muri ahubwo ibyo abamama mba numva aribyo byagira akamaro cyane, nibyo byagira akamaro cyane bari kumwe n'abapapa nibyo byagira akamaro cyane. Urumva niba nshobora kuba maze wenda imyaka 5 mu rugo, harimo mama wanjye umaze imyaka 20-15, urumva uwo muntu arakugira inama uyumva. ariko nabonye hari abamama nabo bagira ibikabyo byinshi nyine ubundi uko umwe nyine ntabwo rero kuko nubaka ariko ejo hazubaka. duha urugero Bradisha bagukoreye ni nk'ibiki? Njye nayikoreye n'abakobwa bagenzi banjye. nta Bradisha wakoreye kuko kandi nyine n'abakobwa bagenzi banjye iyindi nyikorerwa n'abamama. nta nama nzima nayikorewe n'abakobwa n'abamama. tubwire ku byo wakoreweho n'abamama. abamama uyu njyewe abamama bankoreye Bradisha nta bikabyo bari bafite. ntabwo bari abantu bari aho bambwira ati ibyo uzabona ushoboye uzakora ibyo, ntabwo bakubwiye ngo ntukajye wiba umugabo. oya bambwira ati ibyo uzashobora uzabikore, ibyo utazashobora. hanyuma nyuma yo kubana n'umugabo kwawe ugendeye ku byo bakubwiye muri Bradisha, ni iki ushobora kubwira Joha mu bintu bishobora kuba byaragutonze cyangwa se bikakugora mu bintu wabwiye muri Bradisha ukaza ukabana n'umugabo wawe? mu byo bakubwiye koko ukibana n'umugabo wawe hari ibyo wabonye birimo kugenda bihura n'ibyo bakubwiraga muri Bradisha? nayo usa nk'ubimubwira kugira ngo yumve koko umunsi yabanye n'umugabo we ko ibyo bintu agomba kuzahura nabyo bitari ukubeshya, bitari ibikabyo. oya njye nta kintu nahuye nacyo kidasanzwe. ntacyo pe. ntabwo umugabo yakugoye? ntangora te. ngo ajya guhoza niba nje mu rugo mvuye mu rugo nyine mfite ikinjyanye ku mugabo, ikinjyanye yo ndakizi nimba nyizi inama njya gushaka ku ruhande n'iziki nibincanga ntabwira umugabo ati yewe byancanga birananiye anyirekere nawe byamucanze. Pare na marene nicyo babereyeho nyabo. Pare na marene twatwara abashatse tubizeye kandi basobanukiwe. rero ikindi kintu abakobwa bajya bishyiramo ni gushaka abana bangana, ugasanga ugiye gushaka umukobwa ngo wo kuryoshya ifoto kuri marene na pare. marene na pare umukobwa wo kuryoshya ifoto, ugasanga umusanze umupare umusore musangira mbabyeri nta kintu kizima yakugira. arakugira inama yo kujya kunywa byeri gusa. nutahasanga he araguhamagara ngwino tujye kunywa byeri hano, ube wagiye. ariko icyiza wa wundi ukubwira ngo ngiyo ugiye gutera akabariro ngo nukubanza ukamenamo kamwe, iyo ukamenyemo ngo niba utera akabariro neza imbaraga. ngo ni ariko ugushaka imbaraga byose nyine ni ibintu biba biri mu asubwiye inama niyo we nyine abapale. abantu batanga inzoga ntabwo bajya babasha kubikora ngo byemere. umuntu w'umupale buri wese aba afite katazi. hari uca izo hasi, hari uca izo hejuru, bagahuriramo hano hejuru. n'umwe itabi nawe n'umwe ifege nawe aravuga ati ndabanza njye gutumuraho agafege inze mbanze nkora akazi. ubundi akazi karagenda neza cyane. rero bari hatari Bradisha nta kintu kindi yaguhinduraho. ego nubwo haba habayeho ukuza nyine bakakuganiriza, yego nibyo bakuganirije ntabwo uzabyihinga mu mutwe. ntabwo uzajya guhingamo umugabo ati mbwira ngo urankeneye, ariko arakubwagara gukeneye nkandi nk'umugabo wawe. nk'umugabo wawe se wowe uyobeye icyakuzanye. rero ngo wowe uribwiriza tu. none se ikibazo nta munsi umwe umugabo ashaka kugukenera nyine wowe ntumukenere ukavuga ngo ntabwo bishoboka ndananiwe. unaniwe nabo babibona. oya birashobora kuba ababona ko unaniwe, ababona ko umugabo wishakira kandi nawe ubimusobanuriye. umugabo ushaka kwiyubakira urugo rwe agiye ibyo ngibyo batabireba batanabitinda akavuga ati wapi bana ubu tuvuge nze nkagusobanura ati genda ubona ameze neza. umunsi gahunda ni ku ruhande, nta kintu ukabikora rimwe kabiri gatatu icyumweru kigashira. ahubwo n'ubwo wagira ngo ubikunda cyane kurusha abandi. iyo nibura nka kabiri mu cyumweru cyangwa gatatu mu cyumweru sava. umugabo wawe wamwicishije inzara. ubundi abandi bavuga ko niba ari buri munsi rero wazashiduka utazi n'insurimo ugenda uri gutora ishashi. oya barabaye agashusho bwe karaho. oya
reka mubwire biriya bintu ni ibintu bisaba ngo ni ibintu bisaba ngo mbigiremo gahunda na gahunda urimo ufite umwanya nawe ufite umwanya none nimba nta mwanya mfite nta mwanya nabihaye niba nje naniwe ukambwira ati vuba vuba aho ngaho umumfashe nka n'inyamaswa wavuze ngo n'inyamaswa ntiwayitwara gutyo nkukwemereye rero niba uri umuntu ukaba ugira ubumuntu bw'uwo mwashakanye sinzi impamvu ushaka kumutwara njyewe ari umuntu nzi yari afite umugabo akajya amuhengera buri munsi agiye ku kazi agafunga icyuma ntabwo usohoka turabanza umwe afite akazi k'abandi agiye gukora amasaha yageze n'ahandi nzanabikora asoze nigendere urukumva hahandi umuntu azarwara ihahamuka ry'umugabo babana ujya umbwira gutaha ni yewe hari utuntu ngirimo ndakora hano uretse gutyo njye nk'ukwepa ku buryo nawe nza kuryama wasinziriye akusha disi uvuze icyo kintu ngo cy'umugabo wafungiranaga umugore agiye ku kazi avuga ngo ntahari bujye binyibutsa hari umudamu twigeze kuganira abyaye kabiri aravuga ngo mu buzima bwe kuba yabana n'umugabo we ntabwo azi ibyishimo by'umugabo we mu kijyanye mu kijyanye no kubaka urugo nyine gupureyinga segisi ikindi cya kabiri ngo yamuhuzaga ku nkeke umunsi avuga ngo ni ikigoryi ngo ni igicucu ngo ntabwo ari muzima ngo ararwaye kubera iki umugabo ngo yinjiraga mu rugo akaza apanda nk'inka yurira indi cyangwa nk'inyamaswa yurira indi nta kumubwira neza nta kumufata neza nta kubanza kumutegura ni ukuza ahita yurira ngo vaye hano se gusa n'umugore wanjye se gusa sinakwishakiye nyine ukabona ni wa mugabo wari umeze nk'intare mu rugo nyine udatanga keya utagira gute ubona ko nyine ari umugore byateye ikibazo dore ko no kubana kwabo ngo byaragoranye ariko ibyo ngibyo biririmbo barabihanira none batabihanira baragufunga da ibyo abandi barimo barapfa n'abagabo babo n'abagore babo ugasanga muri riba ari kukurega kureze nyine bivuze ngo nta byishimo yamuhaga nk'umugabo mu kijyanye no mu buriri ibyishimo byo mu buriri ibyishimo byo mu buriri rega bishobora kugufungisha kandi wowe wibwira ngo umugore we ntabwo umufite uburenganzira bwo kuza kumufatira aho umuboneye hari ababigirira urwitwazo bakabona naragukoye ngo uri uwanjye ibyo byo kugukwa biratandukanye akagufata uko yishakiye ahubwo amushyire muri mudu ntazi kugutegura ntazi kugira gute we ni ukuza gusa nyine ni hahandi uri kuvuga ngo abagabo murabishaka ese wowe mugore wabishatse banza ukwaza utekereze umugore wanjye yabishatse ikibazo ariko nakubwiye ntihari abantu badaha agaciro ibyo ngibyo ahubwo baha agaciro ko bagukoye cyangwa se uri umugore we none ahubwo reka mbaze Joha nugera mu rugo ugiye kubana na sheri wawe azaba yabaye umugabo wawe ukisanga ameze nk'abo bagabo uzabyitwara mute bisaba nk'uko yabivuze divine bisaba kuba ufite umumarene wizeye mukuru n'umupare wizeye bakuru bakaza mukabiganiraho mukabereka ikibazo gihari gatekereza ntabwo byananirana erega namwe ubwanyu mubanza namwe ubwanyu muraganira iyo ari umuntu mwashakanye mushyira hamwe mukundana ntabwo icyo mwagipfa muraganira hari abantu baba baramaze kuba addicted cyane ku kijyanye na sex hari n'umukobwa twigeze kuganira nako ni umudamu ntabwo ari umukobwa yambwiye ko ngo adashobora kurara adapurayingi sex n'umunsi n'umwe niyo yaba yagiye gukorera kure watandukanye n'undi muntu wese ngo niyo yaba yagiye gukorera kure urumva ari butahe bwije umugabo agomba kumutegereza umuntu wese mu gihe cye niba ari mu bihe byiza nishimye bivuze ngo umugore akora mu bihe byiza nyine uvuze ngo arabikunda cyane birenze arabikunda nyine none se niba wowe utabikunda uzabyihingamo hari igihe ushobora kunabikunda n'umugabo we atabikunda hari ukubwira ati ukwezi hari ukubwira buri munsi nk'uko bivuze hari ukubwira icyumweru hari ukubwira iminsi runaka ntabwo buri muntu wese atekereza nk'undi ubutaha tuzongera tuganire ku kiganiro kijyanye n'ingo n'ubundi
ikintu kinatuma habaho amadivorce ku bashakanye, kuko icyo kintu uvuze mu kijyanye na sex nabyo biri muri bimwe mu bituma abashakanye batandukana, kuko hariho usanga bamwe babasha kwihangana abandi ntibihangane, ugasanga bamwe barabikunda cyane abandi ntibabikunde cyane. Akenshi abantu batabasha kwihangana no kubyakira, rimwe na rimwe biba fondasiyo yo gusenya umubano wabo cyangwa se urugo rwabo, hakabaho amadivorce no gutandukana. Muri divorce habamo byinshi cyane bibitera, ariko by'umwihariko tuzakora icyo kiganiro tubiganireho neza, turebe ibyo ari byo. So rero reka dusoze ikiganiro cyacu, tuganiriye byinshi bitandukanye. Dusoze ikiganiro cyacu mbashimira umwanya wanyu mwaduhaye. Murakoze cyane kwitanga mukaduha iki kiganiro, kandi dushimiye ibitekerezo byiza mwaduhaye, rwose ni byiza cyane. Hanyuma twongera no kugira inama abamama bakora blood shower ko bagerageza kugira icyo bahindura muri blood shower bakora, bakajya bakuramo bariya abakobwa batarageza igihe cyo gushaka, bakicara bakagira inama ugiye kwinjira mu rugaga rw'abashakanye. Hanyuma bibaye byiza bazongeramo n'abapapa bakajya baza nyine ari couple kugira ngo bungurane ibitekerezo kandi bafashe koko kuganira no kuganiriza wa mukobwa ugiye gushyingirwa. Rero ni ibyo ngibyo numva twasaba abategura blood shower bashobora kuba bazahindura bakanongeramo, kugira ngo bikomeze gufasha sosiyete nyarwanda no guteza imbere umuryango nyarwanda muri rusange. Mwakoze kutuganiriza. Murakoze cyane, mukore subscribe and share, turabakunda, comment turakeneye. Turabakunda cyane. Okay, saa turi kumwe rero.